biraca none so we ugeze hano gutamagaye ko nta gahunda nari mfitanye nawe uranyibuka ndakwibuka ariko njyewe nibajije ukuntu mugeze hano biranyobera burya kiye nari nanyweye inzoga nyinshi vrunga piti mitsingi piti skora monster urabivanga se byose fresh utubari baradufunguye numvaga ndi muri mode y'inzoga wumvaga ndi muri mode y'inzoga yo kunywa ko nta n'igiceri cy'icumi nari mfite usibye kumutera wajuga nyine tunga ngezeyo ngo ndamwishyura umva ndabashimiye ahubwo bivuga ngo iyo mutamuhari yari kurongora shuwa wari kumuhasa kubera ko nta mafaranga nari mfite nari kumuha kumva uburyohe bwacyo cyokoze inzoga ni wane kuko bituma stress z'umuntu ziruhuka umuntu aba aruhutse mu mutwe urategura gusubira mu kabari ryari ndategura gusubirayo vuba umunsi nzahura n'umusheri vuba nzasubirayo mbese gahunda ubu ni mu kabari gahunda ni mu kabari iyo wasinze uba wumva nyine nta cyiza nko gukoranaho nk'umuntu nta cyiza nko gusomana n'umuntu ukuntu nyine naje mpita negamaho numvaga ko ari nk'uburiri ahubwo nabonye ko atari uburiri aho umumotari aziye noneho umumotari ikintu nibuka mu buzima yakoze ni ukuntu yahise anywera inzoga biriya bintu mpita mbyibuka umumotari akaba umumotari b'ikigezi sinzi ukuntu banameze aho yakaje avuga ati sisa nkujyane hehe ni ukuza ahita anyaka inzoga ndifuza umugabo tugakorana igikwi kandi bambwiye ngo ufite she ndamufite ariko ntabwo turajya mu magori kubyumva se ni iki kintu gituma wifuza ubukwe kandi mu gihe abenshi baba bavuga ati njye nagikwa njyewe ikintu gituma nifuza ubukwe nkundira akanzu y'umweru buriya ushobora guhazwa n'uducupa tungahe uducupa tungahe amusiteri 10 zirambumba mwebwe muri mu duce tugiye dutandukanye hirya no hino abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru urengerazuba iburasirazuba turabasuje cyane peace n'abari hanze yarwo hirya no hino diaspora Australia Canada hose Aziya hose turabasuje cyane nizere ko mumeze neza cyane nge muri kumwe ni MC Set nkuko bisanzwe uyu ni Umutako TV wibuke gukora subscribe ushobora kwibaza rero ngo ndi hehe hari ahantu ngiye nakoze urugendo rutoroshye ariko urabona ko ndi hafi yaho sinzi uko biri buze kungendekera ariko uko biri kose reka ngereyo nkuko nabyiyemeje ngira ngo rero muherutse kubona umukobwa twakurikiye yasinze umukobwa bitari byoroshye cyane bamukuramo n'inkweto mutaramumereye nabi byarangiye tunamwishyuriye ngira ngo byose mwagiye mubibona rero ndabona ngeze ku muryango yerekana injire kuko twahavuye tutavuganye nawe cyane biteko nakabaraga yari afite ariko ngeze hafi y'igipangu reka nkomeze ahubwo cameraman ufunge kamera tugende uko bigenda kose ndabyihanganira angira ngo rero murabona yuko n'umuryango udafunze ubu gahunda ahubwo se ko mbona umuntu umeze nkawe tayari tugende man tugende ubu nta bintu by'imikino sister bimeze bite so biraca none so we ugeze hano gutamagaye ko nta gahunda nari mfitanye nawe uranyibuka ndakwibuka ariko njyewe nibajije ukuntu mugeze hano biranyobera nta gahunda nari mfitanye namwe unyibuka namamagaye unyibuka ndakwibuka cyagiye nanywe nasinze ese buryo byose ubu nabyibuka ndabyibuka ariko njye ndi kwibaza ukuntu ugeze hano bikancanga none se uko ubizi kirya gihe ntabwo twabonye uburyo dufata nimero yawe wari unaniwe cyane turavuga tuti rero reka turebe ko wa muntu twakemuriye akabazo tukamunga n'umumotari bikarangira nta nduru zikomeje kuba reka turebe ko ameze neza tugize n'amahirwe ndabona ngo usanze hano bivuge ngo mwarankurikiranye nyiri igipangu twahise tukibona biraca nawe biracamo tu ese waje tukihagarara hano tukaganiraho gatoya tukagusura ese ugiye kumbaza iki ko ngiye kukubaza ibintu byose jewe ubundi kwibaza ukuntu muhageze
Gwino nkubaze n'utubazo dukeya ntago ari ibintu bikanganye kugira ngo byibura tumenye twifuza kumenya duti wa mukobwa wacu wa mukobwa wari uri mu kibazo reka turebe niba ko kakiri amahoro kuko n'ubundi twebwe twagiye dukeka yuko wenda ushobora kuba wararugewe muri ziriya nzoga ari wanyweye ariko dusanze umeze neza Imana ishimwe cyane. oya ntago bari banduza. Ubu se zagushizemo oya zanshizemo neza cyane meze neza. gusa umumotari muhuye wa mumotari duhuye nta n'ikintu naciringana nawe. umuntu wansajije ku mafaranga 1500. se wari wafashe moto nta biceri ufite. mwarakoze ndabashimiye mwanyishyuriye motari ewana ndabashimiye kabisa. uyu mukobwa murimo kubona ntago ari ubwa mbere kuri kamera z'Umutako TV twe tugerageje kumwegera kugira ngo tumubaze bimeze bite sister. bimeze neza biracamo biri gucamo fresh kuko urankumva naseka mbikorera iki andi makuru y'imbizi ni meza. ukijya gihe wari wanyweye ibiki kirya kihe nari nanyweye inzoga nyinshi virunga piti mitsingi piti sikora amusiteri urabivanga se byose fresh. oya ndagira ngo utuvugane ureba hariya kuri kamera kugira ngo rwose ubanze ugire ibintu dusobanurira. bari wanyweye virunga amusiteri sikoro biki bisa utubari baradufunguye numvaga ndi muri modu y'inzoga. wumvaga ndi muri modu y'inzoga yo kunywa urya munsi sinzawibagirwa mu mateka y'ubuzima bwanjye kuko twebwe twararebye mvuga ati kamerama tubanze tureba abantu ubundi abantu barimo kwerekera nibiza kunkundira ndi bubavugisha n'ibitankundira ariko ntacyo turatumenye yuko uyu mumotari uyu mukobwa agiye kumujyana akamugeza iyo ajya amahoro. njye nayo nzi ko uriya mumotari mwasohokanye. uriya mumotari ahubwo reka nkubwire uriya mumotari abamotari b'iki gihe babaye babi buriya kiriya gihe mwaranabaye umva ndanabashimiye kuko nta n'igiceri cy'10 nari mfite usibye kumutera wajuga nyine tunga ngezeyo ngo ndamwishyura umva ndabashimiye ahubwo. nta mafaranga wari usigaranye kirya gihe. nta mafaranga nari mfite. njyewe nakubonye umeze nk'usohoka ahantu hari akabari ndavugana uyu mukobwa ntago biri buze koroha noneho kwa kuri nabonaga mumeze nk'abari gusangira mvuga ati aba bantu bashobora kuba baziranye. ntago mwari muziranye. ntago njye nari muzi. twahuriye aho ngaho nyine mfata motari ndimo kugwa byatari umva ariko n'ubu ndabona zikikuri mubanza buri munsi nshizemo pendi tayari wose se ubibona. twe twavuze ati reka wenda dufata akanya tunyarukire kwa mukobwa ubwo twabonye iwabo kandi mwakoze kudukingura nubwo mwanze kuduha intebe ariko ntari bituraganira gutya. nta kibazo kuko ntabwo mwaduteguje nimugaruka ubutaha tuzayibaha nta kibazo. none se buriya ko yari amaze kugukuramo inkweto mutangiye ibintu byo kurwana buriyo hataba abantu natwe ngo tuhabe wakimara kugukuramo inkweto wumva ko igisigaye uri bukora ari igiki. umva nibyo rero ndimo kukubwira ati mwarakoze kunabara kubera ko umumotari nari nangiye kubona ashaka ibintu nkabona atangiye kunkoraho bivuga ngo iyo mutamuhari yari kurongora. shuwa wari kumuhasa kubera ko nta mafaranga nari mfite nari kumuha kumva uburyohe bwacyo. uburyohe bwacyo igiki igitsina ubwo se ubwo ntubabyumvishe. neza sister ubwo gifite ubuhe buryohe iyo uvuze uburyohe uba ushatse kuvuga iki. amazi gusa. amazi gusa gusa ko kuri ayafite wakoze ukumva kareka ntabwo aribyo byanzanye wanze gukora ngo mve uburyohe bwaho. none se tuvugishe ukuri oya ngewe mbaye mvuyemo muri ibyo tuvugishe ukuri urabona ko umaze kutubwira ati nta mafaranga nari mfite kirya gihe niyo nta mafaranga wari ufite ukavuga ati nari kumuha kugira ngo basandeke wari kumuhera he kandi mbona ushobora kuba uba iwanyu. nari kumubwira tukagenda kuwe noneho nkamuha akongera akanansubiza mu rugo kubera ko nta mafaranga nari mfite kandi uriya mumotari nawe yari seriye. umva mana yari kugigira bya dada arimo kugigira nkashaka kwiruka nkumva sinasiga urukweto cyokoze inzoga ni wane
ni wane ni wane kuko bituma stress z'umuntu ziruhuka umuntu aba aruhutse mu mutwe. Okay, umaze kuvuga ati nari kumuha twabonaga nambaraga ufite urimo kuryama kuri moto ubona koko rwose n'uwaguburira hafi wahita usinzira ubwo ni ikihe cyize wari kugira yuko ahantu akujyanye ati reka ngende njye kumuha byibura bihwaniremo ubundi si ubwo wari kubishobora mbara nambaraga biriya nuko nzi ko ngo bisaba imbaraga oya nta mbaraga icya mbere ni ukuba woroshye buranoroshye imbere cyane ubona ko unabibona zanze ukomeye yego reka ntibibaho jyewe kirya gihe waratubwiye ngo niba ngo ari amafaranga yawe ngo byari byagenze gute kugira ngo ujye mu kabari nari mfite amafaranga kuri konti barayanyiba sigaranaho ibihumbi 20. Ibyo bihumbi 20 nibyo nahise ngenda ndavuga ati ngomba kunywa inzoga yose yitwa ko ari inzoga Monster, Petit Mitsingi, Petit Skol, Virunga. Umva nibwo nahise njya muri Friza Daje nawe warabibonye. Ese wageze mu rugo hano ubana nande ubana n'ababyeyi ubana n'abafamiliye ko mbona ushobora kuba utaba wenyine ubana n'abandi ubana n'ababyeyi mfite mama mfite na famiye babyakira gute si yo babonye wanyweye akantu kuriye naraje nsanga nabahari nsanze badahari mpita njya mu nzu ndaryama baje basanga zanshizemo basanga meze neza urategura gusubira mu kabari ryari ndategura gusubirayo vuba umunsi nzahura n'umusheri vubanga nzasubirayo mbese gahunda ubu ni mu kabari gahunda ni mu kabari kuko nagiye inzoga ngenge nyihaga no twagezeho gukakankaragamo naribi wumva se tugenda indemere hubu yaburetse gato tubanze tuganire gahunda ni akabari ese ubwo kuki abantu benshi hari n'abonanyuzeho kare bavuga ati sha badufunguriye ko murimo gushaka kujya mu kabari cyane nuko hari utwo bagiye bafungura ese basi kujya muri ako kabari mwibuka gukurikiza amabwiriza ko turi mu bihe bikomeye byo kurwanya COVID-19 wibuka kuyakurikiza ari uko ukihagera uri tayari iyo wasinze uba wumva nyine nta cyiza nko gukoranaho nk'umuntu nta cyiza nko gusomana n'umuntu keya nk'izo buri muntu wese wasinze wamusoma ntabwo namusoma njye nsoma sheri umusoma ego imbere cyane gute mbikumvisha imbere hano se hano ku munwa nese ku munwa subizi kandi nangwa byanashoboka twumvisha uburyo wamusoma reka mbigukoreho wowe kugira ngo wumve ukuntu biba biryoshye wabikora uzi ko wa mukobwa ari seriye ubu se nyuma ya kirya gihe wa mumotari ntabwo murongera guhura oya ntabwo ndongera guhura nawe kubera ko kiriya gihe yari ari mu kazi ubu ngubu tunahuye menya ntanamumenya ariko wazashaka reka nzareba muri meseji kuko tujya kumukwishyura twakoresheje telefone ndebe ko nabonamo nimero ze ubundi nzabahuze mwiseke nawe nzamuseka kubera ko uriya mumotari nta bunyangamugayo agira ntabwo buriya se muri kariya kabari twebwe turimo dukeka ko bashobora kuba bakuroze kuko hari abantu bajya mu tubari bakanywa ugasanga wenda araharogewe ni nacyo kintu nabwiye uriya mumotari ndimo kubaza ku baturage ba hariya muri kariya karyango kariya twinjiriyemo ndimo kubaza bari abaturage bari bashungereye mbati se nk'ubu uyu mukobwa iyo baba bamurogeye mu kabari n'uyu mumotari ubona yari arimo kunywa inzoga y'umukiriya kandi ari umuntu agiye gutwara abona umuntu nta mbaraga afite abona umuntu yacitse intege iyo baba bakuroze n'urugero nturiya mumotari kuri aya kwamburaga anywa ubu we naba yarabahahuriye n'ibibazo usaba nawe yarapfuye nyine buriya iyo baba bandoze uriya mumotari akantwara nkagira nk'ikibazo nkakora ukuntu twaserereye nkaba nakurizamo n'urupfu ahubwo ubwo ikibazo cyari gusigaranaho motari kubera ko yanesheje umutwe none mu kunesha umutwe nta bunyangamugayo yagize ariko mwarakoze mwebwe ndabashimiye
niki cyiza ubona mu gukura mu kunywa inzoga, niki cyiza ubibonamo? njyewe icyiza cyo mbona cy'inzoga iyo mfite umutwe urimo kundya mfite stress ndagenda nkanywa inzoga namara kuyinywa nkaza ndyama numva ndyamye neza ngasinzira neza mba numva nta yindi si nkayo. Ni igiki kibubona mu kunywa inzoga? ikibubona nyine ni nka kuriya ufata nk'umumotari mugaserera nyine akagutesha umutwe mukaba mwakiteza nk'abantu. nicyo kibi cyabyo. Reka ngushimire we tubana mu buzima bwa buri munsi. Uyu ni Umutako TV, wibuke gukora subscribe utarakora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira. Reka nawe ngushimire wakoze subscribe, Imana ikomeze guha imigisha itagabanyije. Uramutse rero ukeneye kwifuza kwamamaza ibikorwa byawe, nyura muri description utwandikire cyangwa se uduhamagare tukwamamarize maze ibikorwa byawe bigere ku isoko ry'umurimo. Turi mu gihe kitoroshye cyo kurwanya COVID-19, mwibuke gusigama intera mu gihe muri ahantu hateraniye abantu benshi, mwambara agapfukamunwa neza kandi mukaraba intoki kenshi gashoboka n'amazi n'isabune, bityo nidufatikanyiriza hamwe tuzabasha guhangana n'iki cyorezo tugitsinde kandi burundu tukiza gifite umutekano. Dufatikanyirize hamwe twese nk'abanyarwanda. Turacyari kumwe rero n'uyu mukobwa, ngira ngo uyu mukobwa ntabwo ari ubwa mbere ushobora kuba umubonye, harandu herutse gukubitanira yanyweye agacupa kurira moto, byabaye ibibazo. Turavuga duti rero none reka dusubireyo tunyaruke turi, ariko yanatubereye inyangamugayo rwose, aratwemereye turaganiriye. Ariko urabona yuko iyo utanyweye akantu ushabura akana keza mwana. njye n'ubundi n'ubusanzwe ntari biryanjye. Iyo wanyweye agacupa shaba wabivanze. mba nabivanze mba ndi muri furi za danje. None se ko nabonye uriya mumotari ataraza washakaga kuyicaraho ugiye no kuyiryamaho, kirya gihe wabonaga ko ari moto cyangwa wumvaga ari nk'uburiri ugezeho? Kirya gihe wumvaga uri heka? kiragiye rero buriya tuvuge tureba hano, tuvuge tureba hano, tuvuge undeba. ukuntu nyine naje mpita negamaho numvaga ko ari nk'uburiri, ahubwo nabonye ko atari uburiri aho umumotari aziye. noneho umumotari ikintu nibuka mu buzima yakoze ni ukuntu yahise anywera inzoga. biriya bintu mpita mbyibuka. umumotari akaba umumotari b'iki gihe sinzi ukuntu banameze, aho yakaje avuga ati sisita nkujyane hehe, ni ukuza ahita anyaka inzoga ahita anywa. ibaze nawe. Abamotari mwe mwisubireho kabisa, mubashe kubaha akazi kanyu n'abo mugiye gutwara, n'ubwo wenda sometime hari aho mutwara abantu bitewe n'impamvu zitandukanye. Nk'uyu nayo yayinywereye agacupa afite agasamusamu, ariko nyine mubishyiremo ubunyangamugayo wa mugani w'uyu mukobwa. Nabonye ugiye no kwicara kuri kiriya kiboro cya esanse, kuki washakaga kugenda wicaye urebana n'umumotari? wumvaga ufite ubushyuhe? kiragiye ubwo sinzi ukuntu mvaga ameze, kuko iyo umuntu yanyweye inzoga hari igihe uba wumva ufite ubushyuhe. Mu buzima busanzwe uri gutegura iki nk'umukobwa uharanira iterambere ry'ejo hazaza? ubu urimo gupuraninga iki? byifasha gute? mu buzima busanzwe ubu ngubu njye ndi umukobwa, nubwo abantu bavuze nta gikwe, njye nshaka igikwe. Urifuza? ndifuza umugabo tugakorana igikwe. kandi bambwiye ngo ufite she? ndamufite ariko ntabwo turajya mu magori kubyumva. se ni iki kintu gituma wifuza ubukwe kandi mu gihe abenshi baba bavuga ati njye nta gikwe? njyewe ikintu gituma nifuza ubukwe nkundira ikanzu y'umweru. mbese uzaba ushaka kwambara ikanzu gusa bive mu nzira? ndayikunda kuko njye nkunda n'abana, njye sinjya niyumvishamo ukuntu nabyara wenda ntafite umugabo. niyo mpamvu mvuga ngo nshaka igikwe. uracyari umukobwa? ndacyari umukobwa, so ntubibona iri bere dore ntabwo rironze. ubu se uri isugi? isugi ntabwo kubera ko ndabizi amazi ni yose, niyo mpamvu rero ntabwo isugi. gereranyije wabikoze nka kangahe? gereranyije gusa ubu navuga abagabura gahunda mvuga nka 5. uragereranyije se cyangwa umbwije ukuri? buriya ni nka 5. ndagereranyije. muri abo bose se nta n'umwe byibura yaba yarakubwiye ati njye mfite gahunda icyo gikwe nzagikora? muri abo bose nta n'umwe. kubera iki? mushobora kuba mwapfuye iki? nka ba bantu baza mugakundana bakagenda
niyo mpamvu rero mba mvuga ati ngiye nshaka igikwe nshaka umuntu wisiriye. use kurimo kunywa byeri nyinshi zikarengera urugero ubu urabona umugabo ko kazakwemera gute? Hari ijambo rimwe rikunda kumfasha, uwawe nahajya gashya muri ibyo byose uri kuvuga ati ngewe igikwe rwose ndamutse mbonye umuntu tugahuza ati wawe nahajya ni kurimo kumbwira ni nk'agaki wumva keza uzakorera umugabo wawe ku buryo niyo yava mu rugo atareba ku ruhande agira gutekereza cyangwa irari ry'abandi bagore? akantu keza nzamukorera se ni ikihe kintu kirenze kuba namunyarira? ngaho ngaho ngo iki sisi? ni ukumunyarira. gute se? umva ni ukumunyarira zikamurenga no mu gahanga zikagera no mu mugongo. uri seriye? ndi seriye. iryo jisho wa mugani urebesha rigaragara nyine nk'umuntu uyafite. nyuma yo kumunyarira nyuma yo kumunyarira akambyaza umwana, kuko nta kindi gishimisha umugabo ni ukumunyarira mu gahanga mu gatuza akayoga. ibyo bintu ni agatwiko cyangwa ni ibyanyabyo? ntabwo ari agatwiko ahubwo ni ibyanyabyo. n'umuntu wese ushaka kumva ayo mazi yanjye amamagara. mbahe nimero zawe. nimero yanjye ni 078 2 675 26. Jyewe ubwo mbikoze mbishaka ntabwo uzicuza niba guhamagara. ntabwo nzicuza. 07 4 2 07 078 4 2 675 26. umuntu ushaka ko munyarira akamurenga akamugira mu gahanga no mu mutwe amamagare aza areba aho amazi yaremewe. umukobwa mwakuyondagasa aka kazi bantu mudukurikiye ntago kaba koroshye. umuntu uyafite se sa nk'umuntu uyafite sose ubibona do indani y'amazi gusa. tugarutse inyuma gatoya buriya ushobora guhazwa n'uducupa tungana. uducupa tungahe? amusiteri 10 zirambumba. zirakubumba? yego. gusa ubwo iyo mumaze kunywa izo byeri reka ndeke ko kwinjirira cyane. ngo umuntu ukeneye iki? inkari amamagare kuri nimero nongere izisanzwe ubundi ayo mazi muba muvuga bisobanure byimbitse. ubu nagusobanura gute? ushaka kumbwira ko ayo mazi wowe utayazi? wapi nayo nzi kandi kukubwiza nimero yanjye wayumvishe uze kumpamagara nkumvisheho kuri ayo mazi. si ibintu byumvikana se? ntago ndimo. ntabwo ubishaka? ubwo utabishaka ahubwo we dusobanurire mu ncamo yabona nawe uze kuza ngo uhe wumve. njye ndanze njye wapi kubera iki?